Guys mwongeye kwirwa. Reka nangire mbifuriza amahoro y'Imana kandi nshimire wakoze subscribe kuri YouTube channel yacu kandi nshimire nawe ugiye gukora subscribe muri aka kanya kuko ari byiza byinshi tuzagenda tubagezaho uko bwije nuko bukeye. Okay, muri aka kanya ngiye kuvuga ku muhanzi, icyamamare, igitangaza, nyirumuzigo. Reka ne kumwita nyirumuzigo, reka ne kurengera. Okay, icyamamare, igitangaza, Mr Abu Dhabi, Mr Ikinyafu, Mr Fresh n'izindi nyinshi. Umwe mu bahanzi bakomeye mu gihugu cy'u Rwanda, sinavuga ko ahubwo ari umwe mu bahanzi bakomeye, nshatse navuga muri aka kanya ko ari umuhanzi wa mbere ukomeye mu gihugu cy'u Rwanda. Reka nanone ne kuvuga ko ari umuhanzi wa mbere ukomeye kuko burya buri muntu wese agira umuhanzi yemera ku giti cye, agira uwo yemera avuga ati yarenze uyu, kandi jewe icyo ngamije si ukugereranya abahanzi ngo yarenze uyu, ahubwo no kubihera update zigezweho. Okay, muri aka kanya ngiye kuvuga ku muhanzi Bruce Melodie, umuhanzi uhagaze neza mu gihugu cy'u Rwanda muri uyu mwaka wa 2021 turi gutangira, ndetse no guhera ndakeka yigaragaje neza mu mwaka 2020, yigaragaza neza no mu yindi myaka agiye itambuka. Sinavuga ngo mbese ntago navuga ngo yiga no umuhanzi ukomeye muri uyu mwaka cyangwa iki, mbese no umuhanzi ukomeye uhagararira u Rwanda ku buryo bwiza, kuko Bruce Melodie movement ye twatangiye kwibona neza igihe yari amaje gutwara Primus Guma Guma Superstar, nibwo twatangiye kubona nyine ubunini bwa Bruce Melodie. Ndakeka icyo gihe nibwo twatangiye kubona neza. Ubundi mbere hose twari dusanzwe tumuzi, twumva indirimbo ze tukazumva biraho, ariko ndakeka akimara gutwara Guma yahise akubita indirimbo bita Block. Ndakeka ariyo ndirimbo yari ifite amashusho meza Bruce Melodie yari akoze. Indirimbo ndakeka ni na Nameless Campus ni wari wayikoze. Indirimbo yaje irahitinga, iratwika, abantu bose barayikunda bitewe n'uburyo yararabagiranaga, afite amashusho meza, igaragara neza. Mbese biza gutuma Bruce Melodie nkuko nawe akimara gutwara igikombe yahise asezeranya abantu avuga ati munyitege ngiye gukora ibyiza bitewe n'ubushobozi maye, ntago ngomba kubupfusha ubusa. Icyizere yagiriwe mbese nawe ntago yagipfusha ubusa kuva icyo gihe kugeza n'ubu ngubu. None muri aka kanya ndimo ndibaza ni ubundi Bruce Melodie nkuko nawe yabyivugira, avuze ati njyewe nijye muntu wa mbere ugira amahirwe. Baramutse bavuze bati umuntu wa mbere ugira amahirwe ku isi, njye nahaguruka. Yaba n'amarushanwa yo kugira amahirwe bavuga ati amarushanwa y'abantu bagira amahirwe, nahaguruka nkiyaminiya pe, avuga ati ninjye wa mbere. Bitewe nuko ubuzima yagiye abamo, Bruce Melodie yatangaje ko yabayeho ubuzima bukomeye cyane ku buryo kuba ariho muri ubu buryo abayeho ari igitangaza kure nk'uko yita igitangaza. Mbese abayeho kubw'igitangaza cy'Imana uburyo abayeho, kuko yigeze gutangaza ko ari urugero rwiza rw'abantu bishwe n'inzara pe. Bruce Melodie yatangaje ko ari umuntu wigeze kwicwa n'inzara mu myaka ya mbere, ndetse mbese yaciye mu buzima bubi, ariko muri aka kanya arashima Imana ko ameze neza. Mbese dore ko anavuga ko ikintu cya mbere yirinda ari inzara, kuko inzara yarabyumva kuko yumva uburyo inzara iryanamo. Okay, Bruce Melodie narindi kuvuga ukuntu ari umuntu utajya upfusha amahirwe ubusa. Impamvu nari mvuze gutya ni uko kuri uyu wa kabiri tariki 16 z'ukwa kabiri mwaka 2021 nibwo Bruce Melodie yagiye ku rubuga rwe rwa Instagram apostinga letre igaragaza ko yasezere management yari arimo, akaba yayivuyemo, akaba yagiye mu yindi, aho yavuze ko kuri ubu ngubu wari umuhagarariye uzwi nka Kabanda Jado atakiri manager we. Muri aka kanya yagiye muri management ya Cloud9 Entertainment. Okay, Bruce Melodie yashyize letre ku rubuga rwe rwa Instagram atangaza ko yasezereye muri management yari arimo, aho yavugaga ati mu buryo bwo kugira ngo music ye irusheho kugira uburemere cyangwa se irusheho kuba yahangana ku rwego rw'isi cyangwa se urwego rwa Afurika, ariyo mpamvu yaba yahinduye management ye. Muri aka kanya ari kubarizwa muri Cloud9 Entertainment, mu gihe wari usanzwe ashinzwe management ye uzwi nka Kabanda Jado yagumye ari CEO wa Isibo TV, asanzwe afatanyije na Bruce Melodie. Bishatse kuvuga ko nubwo yagiye muri iyo label yindi cyangwa se yagiye muri iyo management yindi, ntabwo yageze asezera kuri Isibo TV. Aracyahari, ari ku Isibo TV, aracyafatanyije na manager we Isibo TV, buryo bayimanagingamo, buryo ikoramo, mbese we n'ibikorwa by'Isibo TV uko bakoranaga birakomeje. Ariko yatangaje ko ibintu bijyanye na music ndetse n'ibishamikiye kuri music ye bigiye mu maboko ya Cloud9 Entertainment. Gusa muri aka kanya ikintu benshi turi kwibaza
turi kwibaza tuti ese Bruce Melodie nimba yagiye muri iyo management y'uwo nguwo Cloud9 Entertainment, ndakeka iyobowe na Ndayisabali niwe uyiyoboye. Wenda mugaruka ndamuvuga gatari ko reka mbanze mvuge ikibazo abantu benshi bari kwibaza, nanjye ndi kwibaza muri aka kanya. Ese abasore babiri tuzi nka Juno Kizigenza ndetse na Kenisol dusanzwe tuzi ko bafashwa na Bruce Melodie, bo bari kubarizwa he? Ese bo bari basigaranye na Jado cyangwa se nabo bajyanye na Bruce Melodie muri Cloud9, cyangwa se niba batajyanye nawe Bruce Melodie ari muri iyo label Cloud9, iyo Cloud9 Entertainment, akaba nanone afite udushami tumushamikiyeho avuga ati ngende muri iyi label ariko mfite abahanzi n'ubundi ngishinzwe. Icyo ni ikibazo muri aka kanya wakibaza wowe usanzwe ukurikirana music, wowe usanzwe uzi mbese usanzwe ukurikirana ibintu bijyanye na muzika nyarwanda. Nawe ndabizi ko ari ikibazo wibajije. Hari benshi bashobora kuba banagize ubwoba bavuga bati ba basore bacu bari batangiye gutwika ubuso bagiye gusubira inyuma kuba munyakaza basize. Gusa icyo nagusezeranya muri aka kanya nuko bishobora kuba bidashoboka, kuko bafite uko babipanze, bafite uko babyorganije, kimwe nuko ushobora gusanga bari abasore n'ubundi nk'uko babazwaga muri Igitangaza Music ariko ari Bruce Melodie, nk'uko umuntu ashobora gufashwa nawe afite abafasha. Bishatse kuvuga ko ashobora kuba ari muri iyo Cloud Entertainment ariko nawe ari manager w'abahanzi, afite abahanzi afasha. Ibyo nabyo birashoboka, kuko iyo Bruce Melodie aba atakimanaginga bano basore, ejo bundi Juno Kizigenza yasohoye indirimbo bita Nazubaye, yari kuba yarabitangaje mu ma interview yagiye akora, kuko urabona nta minsi yaciyeho nimba yarasohoye indirimbo ku itariki 14-15 akirwa muri promotion y'indirimbo, hanyuma ku itariki 16 agasohoka itangazo. Urumva ko nta kintu biri bubangamire ku mikorere yabo, ahubwo baragumya banakore neza, bakorane cyane. Noneho muri aka kanya gusa ikintu abantu benshi bari kwita bavuga bati Bruce Melodie twari dusanzwe tubona ibikorwa byiza, gusa n'ahantu yadukangiye yavuze ati kugira ngo ndusheho kubaha ibikorwa byiza mu by'ukuri ku rwego rw'u Rwanda, ku rwego ukuntu twabibonaga twabonaga ibikorwa bya Bruce Melodie byari bihagije 100% ku buryo umuntu wese w'umunyarwanda ukunda umuziki nyarwanda wamubaza uti Bruce Melodie ibikorwa bye bimeze neza, ku buryo ashobora no gusinya kanatera akashaka avuga ati ndabihamye 100%. None ibaza aho yafashe umwanzuro avuga ati kugira ngo ibikorwa byanjye birusheho kumera neza. Ubu ngubu ushobora kwibaza uti ese ubu noneho ibikorwa agiye kuduha ni ibihe, ni ibyo mu ruhe rwego koko? Bishatse kuvuga ko mu minsi iri imbere, mu gihe kitarenze uyu mwaka cyangwa se no mu mwaka uri imbere, ariko Bruce Melodie ni umuntu nzi ukubitiraho, arafatirana, ntabwo agenda muri ibyo byo kugenda gahoro ngo wenda umwaka utabizagenda gutya. Ariyo mpamvu mvuga ni uyu mwaka Bruce Melodie ashobora kuwurangiza ari mu bahanzi bakomeye muri Afurika. Ikindi kandi ashobora kuwurangiza mu by'ukuri muri East Africa twari dusanzwe twemera Diamond Platnumz, ariko nshobora kukubwira ko uyu mwaka ushobora kurangira bavuga Diamond Platnumz, bakavuga Bruce Melodie, bakavuga na bano ba Harmonize, mbese bagatangira kubagiranya ku rwego rumwe. Nk'uko mbere twatangiye tuvuga Meddy na The Ben bararenze, tubafata nk'ari bo bami b'umuziki mu Rwanda, ariko muri kano kanya turi kujya kuvuga abahanzi bakomeye mu Rwanda. Mu by'ukuri ntabwo turi gushobora kuvuga ngo umuhanzi wa mbere n'uyu, biri kutunanira, kuko turi kubona ko hari Meddy, hari The Ben, hari na Bruce Melodie, bafite ukuntu bameze nk'aho ari abahanzi banini mu gihugu cy'u Rwanda, ku buryo gutoranya biri kugorana. Nubwo Bruce Melodie we aherutse kwitangariza ko yemera Meddy bitewe n'ibyo yagiye ageraho bitandukanye bitaragerwaho n'undi munyarwanda wese, dore ko Bruce Melodie atajya ashobora no kwihishira cyangwa ngo ajye guca ku ruhande yemera umuntu abivuga. Iyo ashima umuntu aramushima, anamugaye akamugaye. None muri aka kanya abantu benshi ibyishimo byabasaze, kuko muri aka kanya tugiye kubona umuhanzi ukomeye mu gihugu cy'u Rwanda, umuhanzi ugiye guhagararira igihugu cy'u Rwanda, kuko nimba avuye kuri level yarariho, kuko level yarariho sina wenda nshatse kumujyanya na Diamond Platnumz, nshobora kumujyanya nkavuga ni kuko Diamond Platnumz ni umuhanzi ukomeye, umuhanzi ushobora kuba yagira miliyoni views ndakeka mu gihe cy'umunsi, mu gihe cy'amasaha 28. Ndumva ejo bundi ku ndirimbo akoranye na Koffi Olomide byarabaye. Ubwo bishatse kuvuga ko nyine nagushaka kumujyanya na Bruce Melodie yego, ariko tuvuge kwenda Bruce Melodie na Diamond kubageranya, Bruce Melodie ashobora kuba ari nko muri 50% cyangwa 60%. Ibaze noneho level ahisageraho umuntu ugiye kumanaginga
bitewe n'uwo bari kumwe, imbaraga yari afite, ubushobozi yari afite, akaba amuretse noneho akajya kuwisumbuyeho. Mwitegura ibikorwa bikomeye cyane, ibikorwa biremereye byo ku rwego rwo hejuru. Si ibyo gusa kandi uyu mu manager wa Cloud9 Entertainment asanzwe azwi muri East Africa hose, arazwi, ni icyamamare, ni umwe mu bavuga rikijyana mu bintu bijyanye na music industry yo muri East Africa, dore ko aheruka no guhagararira abantu muzi ibitaramo byabaye bya East African Got Talent. Uyu mugabo yarayifite mu biganza, yabaye mu imyaka yashize, ndakeka ari mu mwaka 2019, yabereye mu gihugu cya Kenya, ni muri Kenya ndakeka. Uyu mugabo yarayifite mu biganza, uyu nguyu ugiye kumanaginga Bruce Melodie. Si icyo gusa kandi yamaze imyaka myinshi akora ikinyamakuru, akora televiziyo ikomeye mu gihugu cya Tanzania yitwa Cloud TV. Bivuga ko ashobora kuba ari naho yakomoye izina rya lebo ye yise Cloud9 Entertainment. Sinzi nimba ari lebo muri aka kanya kuko sindamenya byinshi, sindacukumbura byinshi bijyanye n'iyo Cloud9 Entertainment, sindamenya abahanzi amanaginga ni bangahe, bimeze gute. Gusa ibyo ari byo byose, icyo nizeye muri aka kanya nuko igihugu cy'u Rwanda tugiye gutwika, tugiye kugira umuhanzi ukomeye muri East Africa ndetse no muri Africa. Twari dusanzwe tumenyereye ko umuhanzi ukomeye muri East Africa, cyangwa se abahanzi bakomeye muri East Africa, cyangwa se ahantu hari muzika isa nk'iremere muri East Africa twafataga nka Tanzania. Bishatse kuvuga ko mu Rwanda tubikeshe Bruce Melodie, Davis ndetse n'abandi bahanzi bagenzi babo bakomeye mu gihugu cy'u Rwanda na ba Medi n'abandi, igihugu cy'u Rwanda tugiye kugira abahanzi benshi bakomeye bagiye guhangana ku rwego rwa East Africa, noneho bikarangira igihugu cyacu kibaye icya mbere muri East Africa, tugahita duhangana ku rwego rwa Africa, urwego rwa Africa narwo tukarurenga, tukaba twakompeta no mu rwego rw'isi. Kubera Imana byose kandi bigomba gushoboka. Reka ncumbikira ahangaha nkomeza nibutsa aho utarakora subscribe, nyamuneka wivana udakoze subscribe, kuko subscribe yawe ni inkunga ikomeye kuri njyewe, ni inkunga ikomeye kuri njyewe ndetse nawe, kuko ari njyewe biramfasha ndetse nawe bikagufasha kutazigera ucikwa n'amakuru meza tubagezaho uko bwije n'uko bukeye, dore ko tudatana na update. Inkuru yose nshyashya, inkuru yose igezweho, inkuru yose igisohoka uyisanga hano kuri YouTube channel yacu Muri Entertainment. Indirimbo zose zigiye gusohoka, update z'indirimbo zigiye gusohoka, ibyegeranyo ku bahanzi batandukanye ndetse no kubasobanurira ibibazo biri hagati y'abahanzi runaka, yaba amabifu, gusesengura indirimbo, byose ubisanga hano kuri YouTube channel yacu Muri Entertainment. Wowe uhora wibaza ukumva indirimbo, bamwe bavuze bati indirimbo ni ibishegu ni ibiki, indirimbo ikimara gusohoka va hano kuri Muri Entertainment, uzo twandikire tubwire uti niyo wakandika muri comment y'indirimbo tuba duheruka gusobanura, uvuga uti turashaka ko dusobanura kuri indirimbo, dusobanura turashaka ari amagambo amwe namwe ariko dukomerera, tudatindijemo kwita tubikora nk'akazi faster tukakuryohereza ndetse nawe ukishima. Icyo musaba, kora subscribe dukomeze tugendane 5 kuri 5.